bagabo bahora barira ku manywa na nijoro. Hari abantu bamwe, umuntu umwe si babiri, ntago ndi bumuvuge, yaramamagara ambwa ati kire ibi bintu wabishoboye gute? Ndamugane nanjye ntago mbizi. Hari abantu nubwo wabasengera bingana gute, ntabwo ariko abantu bose tuzakizwa. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, ndagira ngo mbatangarize ikintu. Hari abantu badahinduka. Hegera rimwe nemwe yazaga yasinze kuko yabaye kukuntu yabagiye nko muri douche cyangwa se muri toilette agatasinziriramo, gasinzira kagona. Nkavuga ni ntara muri douche wamurindire mana, ntago nari kumuterura nganyemerere cyangwa yandushaga n'ibiro yari namuremure n'umusore. Natanyubakira inzu nk'iyo yamwubakiye, natama abakozi nk'abafite, nzica umugore ntica umugore, nzica umugabo, twese tumuhombe. Imana ishimwe. Nabasabaga ngo muntize amatwi mumve amagambo ngiye kubaganiriza, ntabwo ari ayanjye. Ndashima Imana kuri uyu munsi, kandi ndashima itorero ryongeye kunyakira kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Imana ibahe umugisha, kandi mwihangane uko byamera kose musonje muhishiwe. Haleluya. Ndahamya neza ko aya masaha wicaye ahangaha hari byinshi waretse. Ushobora kuba waretse akazi, ushobora kuba wari ufite abantu bagomba kujya gusura, ariko waje mu nzu y'Imana. Nta muntu waje imbere y'Imana ronga atahamara amasa cyangwa Imana ijye imuvanira mwaho. Oya da, ngewe ndabihamya neza ko Imana itagukurira mwaho uko byamera kose. Haleluya. Haleluya. Tugiye kubanza gusoma amagambo ari muri Samuel wa mbere, igice cya mbere, umurongo w'10 kugeza ku 10, turasimbuka tugenda ku wa 13 na 15 na 20. Tugiye gusoma ayo magambo tubone gutangira kuganira. Abahageze mwamfasha. Nahageze. Samuel wa mbere igice cya mbere, duhere ku murongo w'10. Handitse amagambo avuga ngo, ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Kadusome mu izina rya Yesu. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ugende gake gakeya kugira ngo bidufashe. Subiramo. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Haravuze ngo ariko Hana. Hana uhashyira izina ryawe. Uyu munsi twumvisha amagambo menshi muri Bibiliya, twumvisha abantu Imana yagivugaho ibintu bikomeye, ariko uyu munsi ahari izina rya Hana uhashyira izina ryawe. Haleluya. Ngo Hana yasenganaga agahinda gakomeye n'umubabaro ukomeye n'amarira menshi. Komeza. Ahiga umuhigo aravuga ati. Ngahiga umuhigo aravuga ati. Nyagasani Nyiringabo. Ngo Nyagasani Nyiringabo. Nureba umubabaro w'umuja wawe. Nureba umubabaro w'umuja wawe. Ukanyibuka. Ntunyibagirwe. Ukama umwana w'umuhungu. Nzamutura Uwiteka. Abe uw'iminsi yose yo kubaho kwe. Abo minsi yose yo kugira gute? Yo kubaho kwe. Yo kugira gute? Yo kubaho kwe. Haleluya. Aya mateka ya Hana mwese murayazi. Buri umwe wese uko yicaye ahangaha afite amateka amugize. Ndabeshya se? Haleluya. Nimbivuga gutya uraza kumva ati se amateka ngize naya. Buri wese afite amateka amugize, kuko nta kuntu waba wicanga udafite amateka y'ubuzima. Ntago bishoboka. Uko byamera kose buri wese afite amateka ye atandukanye n'ayundi. Siko tubyemeranwaho? Turabyemeranwaho? Mwihangane abantu murangaye rwose ndabinginze. Twaje imbere y'Imana kuko aha niho dukirira. Twaje imbere y'Imana niho dutabarirwa. Twaje imbere y'Imana niho tubwira, niho dusuka amaganya yacu n'agahinda kacu kose. Haleluya. Ndahamya nashidikanya ko umuntu wese
waje ahantu mwihangane mwamfasha mukama amazi yo kunywa. Ndizera ntashidikanya yuko umuntu waje ahangaha hari ikintu cyamuzanye, kuko ufite ikintu cyakuzanye uko byamera ko ariko kose siko bimeze. Hari uwaje bamwirukanye mu nzu, hari uwaje wabuze minerivare, hari uwaje ahunze kubera kugira ngo abone amahoro mu nzu y'Imana, hari uwaje yabuze uko yabigira, ariko imbere y'Imana ntago tujya tubura uko tubigenza. Imana ntigibura uko igenza abantu bayo. Haleluya, haleluya. Nkomereza iryo jambo tubone kuza kuganira iryo nshaka kubabwira. Kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Ngo kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Gakomeza gusenga gutyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we. Ngo Eli yitegereza umunwa we. Kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we. Kandi muri uwo mwanya wishyiremo. Navuze ngo wishyiremo muri uwo mwanya, muri aka kanya duhagazemo, muri aya masaha buri wese agira ikintu asaba Imana. Naje gusanga Imana itangaje cyane. Imana itandukanye n'ibyo abantu badutekerezaho. Imana ifite urufunguzo rwafungura ahantu bagufungiye. Imana niyo ifite kode yafungura ibintu byawe ibyo ari byo byose. Imana igishyiraho ubuzima, Imana igitanga ubuzima, abantu baramaze gukata gakato. Turabyemeranwa. Imana igibasha kuvuguruza amagambo abantu bakuvuzeho. Ni Imana yishyura, ni Imana yomora, ni Imana yita ku bantu batagira shinge na rugero. Haleluya. Mu gihe uri mu kaga, mu gihe uri mu ngorane, mu gihe uri mu bibazo, mu gihe uri mu makuba, mu gihe wumva igihe urimo udafite igisubizo, udafite uwakurengera, hari Imana. Haleluya. Hari Imana hahandi waburiye igisubizo, hahandi waburiye inzira, hahandi wabonye ibintu byose bidashoboka, ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Imiryango yagufasha ikananirwa, abantu baguha bakakuvuga, abantu bagusura bakageza igihe bakarambirwa, abo musenga nabo mwakoranye umurimo bakagutererana, bakagutagaguza, bakakuvuga amagambo atandukanye. Ariko icyo nshimira Data, Imana uko twayisenga kose ntago Imana nubwo yaguha ntabwo igucyurira. Haleluya. Turabyemeranwaho. Haleluya. Imana iguhaya ntigucyurira. Umuntu yaguha akagucyurira akanakuvuga, kavuga ati umwenda yambaye ninjye wawumwambitse, kavuga ati ninjye umutunze muri iyi minsi, ninjye wamwishyuriye ubukode. Uriya ni umuntu. Haleluya. Haleluya. Munyemerere mwihangane, amasaha arakuza ariko sindi bubatindire. Umuntu yaguha akagucyurira, ariko Data iyo aguhaye ntagucyurira. Haleluya. Ndavugana namwe muri aka kanya, Data ntabwo ajya acyurira umuntu. Kandi Imana niza, umuririmbyi yararimbye ngo Data, ngo Imana niza ntabwo izaceceka. Haleluya. Uko byasa kose, uko byaba bimeze kose, ubuzima waba urimo kose, niko ubushize twatangiye tuvuga aya magambo. Ubuzima bwose waba uhagazemo, ikirere cyose waba urimo, imibereho yose waba ufungiranyemo, uko byaba bisa kose, Data naza ntabwo azaceceka. Ntabwo azagira gute. Buri wese uko yicaye afite ikibazo kimugoye. Ushobora kuba ufite ikibazo cya credit, ufite ikibazo cyo kubyara, ufite ikibazo cy'ishuri, ufite ikibazo cy'inzu. Buri wese afite ikibazo cyamuzanya. Ndizera ko nta muntu utazanye ikibazo hano hantu. Uko byaba musa kose, waba uparitse waba udaparitse, uko byaba bisa buri wese afite ibintu cyamuzanya. Kuko hanze twashakiye amahoro twarayabuze, twashakiye ibisubizo mu bantu twarabibuze. Umuntu aragusezeranya nta bisoza, ariko Data iyo agusezeranyije nimungirire gutya. Imana iyo igusezeranyije nubwo igihe byatinda, nubwo imyaka yatinda, ariko Data ajya asohoza. Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana. Imana irarikurikirana. Imana irarikurikirana ikaririnda, kakwitegereza mu mubabaro, kakwitegereza abantu bagusuzugura, kakwitegereza abantu bari kukuvuga, ikakwitegereza abo muririmba nabagusebya, babona uyu munsi wambaye umwenda ntuhindura, bakabona ubuzima bwawe ntago bushoboka. Ariko Imana, haleluya, Imana igibasha guhindura, ihindura iminsi n'ibihe. Abantu baguha iminsi, abantu baguha amezi, abantu baguha imyaka, ariko Data yaje arabivunja. Haleluya. Mungirire mutya, mungirire gutya. Ndavugana namwe ibi bintu bikomeye bimeze gutya. Hari abantu Imana yibutse, Imana yaratwibutse, abantu Imana yibutse, mungirire mutya. Abantu Imana yimanye, Imana yimanye. Hari abantu Imana arinze gutwara inda, kandi mwari mugeze ku mwisho wo kuzitwara, kandi ntago ari imbaraga zanyu zabikoze, ni imbaraga z'Imana zabikoze. Iyo ni Imana yakomeje kukurengera kugira ngo ukore igisuzuguro.
hari abantu bagomba guterezwa cyamunara bahora bagutega iminsi bagutega amezi bagutega igihe runaka ariko data kugeza kuri uyu munsi Imana iracyabimanye nimungirire gutya umuntu wese wumva hari ikintu Imana yakoze mu buzima bwe nubwo ubona hari ibintu bitarakunda neza ariko hari ibindi Imana yagukoreye byaguha icyizere cyo kugirira Imana icyizere cy'uko nibisigaye izabikora uyu munsi genda umuhamya wo guhamya ibintu Imana yakoze Imana ibasha gucecekesha Imana ibasha gukura ahantu ikakuzamura ikagukura mu mwobo ikagukura ahantu abantu bagushize bakabona ubuzima ntibushoboka bakabona ubuzima ntibushoboka buri wese akakuvugaho amagambo buri wese akagufataho ijambo Hana yarasenze asengana umubabaro abo yasenganaga nabo baravuga ati Eli aravuga ati hoya uyu mugore noneho si ugusenga yasinze ariko Hana yarafite agahinda gakomeye mu mutima haraho ugera gusenga ukumva no kuvuga cyane no kubwira ngo agusengere ukumva ntibigishoboka handi wumva bidashoboka hahandi ubona ibintu byanze hahandi ubona inzira zose hahandi muri imbye yararimbye ngo bwira Yesu byose nk'inshuti yawe ngo bwira nde hahandi witabaza abantu ukabona byanze muri imbye yaravuze ngo bwira Yesu nk'inshuti yawe ibikuruhije ibikuremereye arakundagira ate ndashaka umuririmbyi hano ndashaka umuntu hano ngo bwira Yesu iki ibigize gute hari ibintu byatubayeho karande hari imipaka abantu badushiriyeho hari amatangazo abantu batanze ku buzima bazi ko ibintu bitazemera hahandi rodebari iyo ariho bakikurebera ariko Imana igira neza Imana ijya yibuka abantu bakwibagiwe Imana ijya itanga ubuzima ibintu byose byarangiye ni Imana ishira hasi ikazamura ni Imana yasanze Morodekayi ku irembo matangazo bayamanitse yaravuga ati igihe kirageze Morodekayi warihanganye warasuzuguritse izuba ryagucaniyeho mikungugu bayigukunkumuriyeho imyenda yagucuyikiyeho kubera ko wari ku irembo ry'isuzuguriro ariko Imana hahandi umwanzi wawe yamaze gushinga urumambo hahandi yazamuye amabendera n'amadarapo hahandi amatangazo bamaze kuyatanga aho ni Imana ihagurukira aho ni Imana igira gute Imana irahaguruka ikibuka umuntu wayo abantu bamwibagiwe Imana nivuga kuguhuza imizabuguha Imana nivuga kuguha imibereho izayigwa kuko byose ni nyiribihe nibasha kubigenga nibasha kubitegeka umugaragu w'Imana Yobu yarari mu gihe kibigeragezo bikomeye cyane icyago byisukira hejuru y'ikindi cyago ikindi kiza gisimburanya n'ikindi bigera ku gihe aho nongeye kubabwira bigera ku gihe umugore amugatirega ibi si ibyago gusa ahubwo ni ibyaha wakoze wakihakana Imana ubundi ukagira gute mwankundiye abasinzire mugakanguka mwankundiye ko twaje gusenga tugeze mu mwanya wo gusenga dusoza kuko hari Imana yavuganye natwe kuko Imana yatwibutse haleluya aramugati hakana Imana wipfire uwo si umugore wa Yobu ntiyarazi ko Yobu yasengaga se ntiyarazi ko Yobu yakundaga Imana se ntiyarazi ko Yobu yari umutambyi watambiraga Imana ibitambo agasengera umuryango agasengera abana agasengera abantu bari bo bose ariko igihe kigeze atugirijwe n'ibigeragezo bimusukiranyije nkuko uyu munsi nawe umeze nkuko uyu munsi bikumereye kuko waje wiruka waje guhunga wahunze ntunyirarireho wahunze ariko aho wahungiye nayo nguhitangaza urivuga ngo haleluya aho wahungiye ni kwa Karuhura aho wahungiye ni Imana ishobora bingahe byose ni Imana iha abafite abadashigira shinge na rugero ni Imana ijya yibuka abantu bakuvuyeho mu gihe ibintu byose byacecetse muri imbye arongera arimo ngo imiyaga yose imiyaga agize gute yose ni ugira gute niyo uhagarika Imana yahagaritse imiyaga ku buzima bwanjye n'ubuzima bw'abana banjye Imana yaduhagarikiye imiyaga twari mu bihe bitatworoheye mu bihe bikomeye mu bihe by'umwijima mu bihe by'amarira
mu gihe tutari dufite ijambo, mu gihe ibintu byose byari byamaze kunshiraho, ariko Imana iranyibuka. Haleluya. Imana iranyibuka. Use wandebuka nsomamo ibibazo ntarabikubwira. Haleluya. Imana ijya yibuka abantu bayo. Imana yaranyibutse iranzura na n'umunsi iracyakomeza kunzura. Hari n'ibindi yiteguye kuzura ku buzima bwanjye. Haleluya. Hari ibintu Imana yiteguye kuzura ku buzima bwawe nubwo ubona ibintu byose bidashoboka, ariko nyuma y'ibidashoboka Imana irashoboye. Imana irashoboye. Mu gihe isi yari yambereye isi, abantu bambera abantu bavandimwe bose ibintu byose byitaruye, nabonye ukuboko kw'Imana isumba byose. Nabonye Imana bavandimwe, nabonye Imana ababyeyi, nabonye Imana abasore, nabonye Imana. Uyu munsi sindi umugabo wo guhamya Imana y'ibintu Imana yankoreye kandi ikomeje gukora, ngo saha hari n'ahandi Imana yenda kugira gute. Nushaka ubyemera aka kanya wizere yuko ikibazo cyose ufite uko cyaba gisase wowe rindira Imana gusa. Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye. Haleluya. Yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ndindire. Warindiriye Imana ukareka kwirwanirira. Rindira Imana ureke kwicira inzira. Ubabazwe, ukubitike, uhangayike, usuzugurike, usonze wambara umwenda ugucuyukireho, kuko ujya ari igihe kijye kiri imyenda igacuyuka. Gucuyukireho, inkweto zihengame, taro zikuke, udodeshe byange ejo byongere bicike, ariko hari Imana. Haleluya. Haleluya. Imana yacu irashoboye kandi Imana yacu irihagije. Imana ntigiterwa inkunga n'ukuri. Ibyo byo narabibonye, nabonye gukora kw'Imana, nabonye imbaraga z'Imana, nabonye Satani akorera mu bantu. Nabonye Satani akorera mu bantu, uwari umuvandimwe wawe, uwari inshuti yawe, uwari umubyeyi, uwari uguhetse, uwari ugutwite, akakwijishura. Ntaga ya magambo wayumva. Akakwijishura akakujugunya. Akakujugunyira mu rwobo nka rwandi batubwiye rwa Daniel. Ariko Imana igibasha gufunga iminwa y'intare, igafunga ibintu abantu baduteza iminsi. Imana ikavuga ati mwana wanjye nukurongera ubeho. Wongera ubeho. Nimwongere mubeho namwe. Namwe nimwongere mubeho. Nimwakire kubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana nikugaragara mu buzima bwanyu no mu miryango yanyu. Icyo nari nshatse kubabwira ni iki ngiki. Simbona aho ndi bubihere ibi bintu kuko birakomeye, ariko ndavuga gato cyane. Birakomeye kuko ubuhamya bwanjye n'ubuhamya burebure cyane, bufite ibice byinshi byagize ubuzima bwanjye, byagiye bintera umubabaro, bintera gusuzugurika, ndanyagwa byose, ndetse n'ubuzima bwari burimo, ariko Imana ihagarara ku buzima bwanjye. Haleluya. Imana inongera intiza kongera kubaho, kuko igihe cyarageze. Wenda kubatanzi amazina yanjye Twitonze Marie Claire, sengera mu itorero rya Petsaida Holy Church kwa Rugamba, niho nsengera. Ubuzima bwanjye rero bufite igitabo kirekire cyane, gifite ama episode 16 y'urugendo rw'umusaraba nanyuzemo, ariko Imana ihagararanye nanjye. Ndagira ngo mbabwire iki kintu kimwe nshaka kugira ngo tuvugeho, cyangwa se bibiri, kuko ubuhamya bwo burakomeza, cyangwa se muzakomeza no kugenda mubureba, ariko nagira ngo mbabwire ibi bintu bibiri. Yemwe babyeyi, yemwe bagabo, yemwe basore mwitegura gushaka, yemwe bakobwa mwitegura gushaka, mubanze mumenye ibyo mugiyemo ibyo ari byo. Mumenye nabo mugiye kubana baribo, mumenye imiryango mugiye kwinjiramo iyo ariyo, kuko abo mwari muzi nk'inshuti zanyu cyangwa se imiryango mugiye kwinjiramo ni mutaba amaso, abo mwitaga inshuti nibo bazabarimbura. Aka kanya wari umuvandimwe wanjye, wenda nkomeje kuri ako kantu, wenda kubataza ubwo buhamya, niwe wansenyeye urugo, niwe wansenyeye urugo. Imyaka 11 irashize ntandukanye n'umugabo, asigana abana 4. Bwari ubuzima bukomeye, bwari ubuzima bukomeye. Yari inzira ndende, ni inzira ndende y'umusaraba ukomeye, kuko umuvandimwe wanjye mukuru wanjye niwe washatse kunyica, niwe washatse kungirira nabi, akora ibishotse byose. Niba ari n'uburozi yashatse, yarabushatse, yakoze ibishobotse byose kugira ngo nkure kwisi, ariko kuko ari cyo data yamvuzeho. Haleluya. Niyo mpamvu mpagaze uyu munsi hano, mpagaze imbere yanjye ngira ngo mbabwire imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana.
no kugirirwa neza n'imbabazi zayo. Ariko mbabwira ngo mwirinde birashoboka yuko hari gihe tuzagirana ibigano cyangwa se mize nka semini imeze gutya, kuko ngenda mbona message z'abantu benshi cyangwa abantu benshi bantumira cyangwa se abantu benshi bambwira ati turagusabye wenda kugira ngo uhugura abadamu, uhugura ingo. Wenda nubwo twagize ibibazo, hari gihe wenda tugira ibibazo turi abadamu, ariko n'abagabo bagize ibibazo. Abantu bagize ibibazo mwese ndabakomeje, ni mwihangane. Abakigeragezwa n'imiryango, ni mwihangane mwese ndabakomeje, kuko ntago ari njye nyine nasanze abantu bose indwara turayuhuje. Ni mwihangane, ariko twageze kwa muganga. Yesu ajya abasha komora imitima. Yesu ni ubasha gusana imitima yasenyutse, ni ujye ubasha gutanga amahoro hatari hari amahoro. Haleluya. Ikintu nshatse rero kubabwira ni iki, urwo rugendo rwanjye Imana yandindiyemo nabaye nk'ahantu uko hano yasengaga. Hano yarasenze, arasenga, ndatekereza ko nta misozi atagiyeho. Ni nkuko nawe uyu munsi bavuga ngo nta musozi, nta muhanuzi ntagiyeho, nta mubwiriza nagiyeho, nta butayu na buke ntagiyeho, kuko bijya bishoboka bigashikira n'umuntu. Ahantu hose uragerageza. Nasengera uriya mugabo naramusengeye, musengera mu mvura, musengera mu zuba, musengera ntwite, ndiyiriza iminsi 3 igashira, nkongera ngashyira yindine ngo ndeye ko yahinduka, ariko aranga ntiyahinduka. Yambereye Farawo. Uri kubyumva uyu munsi urumva ni ibintu utari kumva neza, kandi rwose ntago nakurenganya. Hari ibintu by'usengera ugasenga umwaka ugashira 3 igashira, kavuga ati se Mana, ni wowe wavuganye nanjye, ni wowe wambwiye. Ariko rimwe na rimwe pastor yamye avuga ati hari gihe usengana n'abantu cyangwa se bakaduhanurira. Hari abaduhanurira iby'ukuri kuko sibo basohoza. Imana ntigi basha gusohoza ibe amasezerano yavuze, ariko hari n'abaduhanurira bakurikije amaranga mutima yacu cyangwa se nibyo dushaka ko batubwira. Niwanjye nari mfite icyumba cy'amasengesho, hajya kaza abahanuzi bakomeye batandukanye, kuko nari mfite urugo ruzima kandi rukomeye. Rwari rufite buri kimwe cyose, rwari rufite ibyo kurya, byo rufite, ntago nari umusonje n'ukuri, nari mfite buri kimwe. Urumva rero umuntu usenga kandi ufite ikintu cyose mu rugo, uri washa kwakiriza abantu, nta kuntu abo bantu bataza mu rugo. Haleluya, haleluya. Murakanuye se cyangwa mwasinziriye? Ni munyemerere n'ukuri. Ibintu mbabwira uyu munsi ni kugira ngo namwe ubwanyu mubere ingo zanyu maso, mubere imiryango yanyu maso, kuko abantu baratwinjiriye. Buri wese afite ikintu cyamwinjira, afite daimoni yamwinjiriye, afite igini ryamwinjiriye, afite umwanzi wamwinjire. Ntago mizi mwarinjiriwe, yaba ari abagore mwarinjiriwe, yaba ari abagabo mwarinjiriwe, yaba abana mwarinjiriwe, yaba inkumi n'abasore mwarinjiriwe. Ibaze kugira ngo ugire umuvandimwe ari wowe wita nka mama wawe, ari uhagarara uvuga ati niwe mpagarareho ku buri kimwe cyose, agahindukira akabyarana n'umugabo wawe, agahindukira ejo akongera agakora ibindi, ejo akavuga ati reka nshaka uburozi mwice mukuremo wenda urugo ndusigaremo, agahindukira ejo akongera agasubira akabyara undi. Ubwo urumva narabyaraga uyu munsi, nawe akavuga ati ntago bishoboka, uyu muntu yabyaye reka nanjye nzongere ejo nanjye mbyare, agakora ibishobotse byose akabyara. Ntabizi, ariko abantu bakambwira ati ibintu twumva n'ibintu tureba urabireba. Ni ukuri ntago mbireba, kandi hari rimwe na rimwe nabibonaga ariko nkabyirengagiza. Abantu b'Imana cyangwa se abo bantu baduhanurira bakavuga ati ni ukuri Imana ihinduye umugabo wawe, ati muhaye agakiza. Nkavuga ni reka nkomeze senga. Icyo nashakaga nasabaga Imana ko ari kugira ngo Imana ihindure umutima w'uriya mugabo, imuhindure. Mu bundi buzima ntacyo yigeraga nyima, ntago namuterurwa ngo nuko adahari, nta nubwo nzigera musebya n'ukuri, ko akunda abantu basebya abandi. Ntago namusebye, ntago yigeze anyicisha inzara, ntago nigeze nambara nabi, buri kimwe cyose narakibonaga. Ariko nta rukundo nigeze ngera mu rugo, nta n'umunezero nigeze ndugiramo, nta n'ibyishimo nagize, nta n'inama ko kundwana n'umuntu ngo murajya inama, nta byigeze bibaho. Kwari uko niha amahoro gusa, niturisha mu mahoro, nishakira ibyiringiro hanze, mbishakira mu Mana, njya mu Mana ngasenga. Nta n'umuntu yigeraga ambwira ibintu biri kumbaho. Nahoraga njye imbere y'Imana nkavuga nti Mana, wangiriye neza, wambabari, wanabaye ugakiza uyu mugabo, wamubohoye ngo yimuriho, kafite umugozi, afite umudayimoni wamuziritse, waciye umugozi. Umuhanuzi akikoza hirya akikoza hino, ati Imana irambwiye ngo imuhaye agakiza.
nanjye ntimana ushimwe gasenga umwaka ngasenga ibiri ngasenga itatu ntago ndi bujye muri madetaye ni ibintu birebire ariko ndagira ngo mbabwire ngo mubere maso ingo zanyu mubere maso ibyanyu buri wese ushaka kudafite ikigeragezo cya mukuru wawe cyangwa se cya murumuna wawe ushaka ufite ikigeragezo cy'umukozi wawe kuko naho batanyura yadaciye ku muvandimwe waca ku mukozi yadaciye ku mukozi aca ku muturanyi yadaciye ku muturanyi aca ku nshuti yawe afite ahantu henshi aca kugira ngo agutege ibyo ndi kuvuga mwese murabyumva hari utari kubyumva ra hari umuntu utari kumva ibintu kinyarwanda ndi kuvuga hoya hari umuntu utari kumva ururimi ndi kuvuga ikigeragezo cyose cyaza uko cyamira kanguka twaje gusenga ikigeragezo cyose kiza gifite umuntu gisunika ubwo buzima rero umuvandimwe wanyu nitaga umuvandimwe wanjye tuvukana mu maraso niwe wampemukya nsenyera urugo ubu tuvugana bari kumwe imyaka 11 irashize ntandukanye n'ura mugabo ariko yamazeho ibintu byose amazu ibintu byose twari dufite byose biragenda nta nubwo yansize uko konyine ajya kugenda ndavuga mu ncamake ntago ndi bubivuge byose ibintu bitangira kuza byajyaga biza nkabibona bamwe bagiye bambwa atari ko habaye injiji aha wabaye ikigoryi aha ntago wabereye maso y'ukubita nawe cyangwa ukabangura ariko kuko hari Imana ajyaga imbwira ngo ntuzavuge Imana nikubwira ngo ceceka mu kigeragezo ntuzisobanura ntuzagire n'ikintu uvuga kuko arana umwanza kurindirira yababajwe n'ukuntu ngo yagiye atankuye amenyo nicyo kintu cyamubabaje uriya mugabo yarabati ntababajwe n'ukuntu ntagiye ntagukuye amenyo nibura ngo ukure miseri nawe uzasigara uri manyobwa ariko ndashima data haleluya ashaka kunkuramo amenyo ashaka kuba yansiga ndi gisenzegeri kandi nari umubyeyi maze kubyara mfite uruhinja rw'amezi 5 ku kiriri mfite n'undi mwana w'umwaka n'igice abandi bo bakiri bato bari bakiri primaire ashaka kuba yankuramo iryinyo tu akageza mu nzu nijoro nka 8 agakingunza umuzamu akamukingurira agakingura igipangu ubwo urumva nari nafashe icyumba cyanjye murabyumva hagati aho ntago naranaga nawe byatangiye yarafashe amakredi fata amafaranga menshi yigira Dubai fata miliyoni 25 yigira Dubai aragenda gumayo ahazaziraza nta marazanye se amafaranga imari byagenze gute abo bajyanye bo baragaruka wesigaraye ikintu naje kubona nyuma nta mwenda yigeze nzanira nta n'ikintu yazaniye umwana ikintu nabonye yazanye mu rugo yazanye firigo azana televiziyo flat azana n'ibindi bintu ntabwo yabizanye iwanjye yabisabishyira ku wundi muntu nawe waruwe twagiye abana bagiye kubikora twa dufite za televiziyo zimwe z'ibiromba nini turavuga ati wenda buragiye kutugiye guhindura ibintu muri saro aravuga ati ibyo bintu ntimubikoreho batangiye kubikora amashusho ibyo bintu ntimubikora ntago ari ibyanyu ese ni ibyande ati bifite nyirabyo hakaba hari undi mudamu ro witwaga Jeanne we yaranzenyereje bikomeye Jeanne ariko narababwe nti ibintu mwankoreye ntabwo Imana izemera yuko uyu mubabaro mwanyikoreje bizarangira gutya hari Imana mu ijuru ibasha guhorera umuntu kandi wo Jeanne yari afite urugo yari afite umugabo ariko wa mugabo nyine utagize icyo avuze mu rugo nyine niba hari se ibintu byose bijya kwa Jeanne barabiherekeza byose arabishora no kwa Jeanne abigezayo bana barababara abana bararira abo bari bakuru abambere bari bakuru tise kuki utwaye ibintu kabijyana ati nzabizanira ibindi ariko nanjye urumva narababaye hagataho ya makrediro urumva y'amafaranga agiye afata za miliyoni 25 byarangiye urumva twarakoranaga nari mfite n'inda ntazi ko nanafite inda kwa kundi twakoranaga nkatangira kubona mu kazi two dukoreye twose ajyana ngo ngiye kuri konti agahita akagenda ntagaruke banki iratangira umwaka wa mbere yarafashe amafaranga bitaga ligne de credit abantu bafashe amarinye de credit murayazi cyangwa se abantu bujye mufata ama credit murayazi njyewe nanzi kari credit isanzwe nkuko dusanzwe dukoresha amafaranga
ariko yafashe linye de credit miliyoni 25 buri kwezi yungukaga miliyoni buri kwezi ari miliyoni dutanga y'inyungu buri kwezi njye nkibwira ngo turi kwishyura kumbi ideni racyari hariya kwa kundi turi gukora mu kazi nyuma y'igihe urumva wenda hari utundi tuntu yaje kuzana ibyo yaragiye kuzana ntago ari byo yazanye utuntu yabashe kuzana yari nk'amasinga interebuteri kuko twarucuzaga mu bya Kinkayore mu gakinjiro ara ku Gisozi ndamugana nse miliyoni 25 wajyanye n'ibintu bituzuye kaga tutere tumodoka twita tutere unatureba bitanuzuyemo biri mu makarito miliyoni 25 zitwaye ibi bintu arambye ati ntago bikureba ntangira kumva ntangira guhangayika na twa tundi bazanye n'abantu batangiye kuvuga ati se ntago bishoboka uyu muntu gusa ariko hagati aho ageze mu rugo muri ibyo bintu byazanye n'amafirigo n'ibiki naje kubona ko yarezanyemo kamera niba hari yari bagiye gusiba n'ibyari birimo ntago mbizi nkimara agira ngo ibinyereka ruse ko yabinyerekaga ariko nge nkaguma mu kirere cyo kumusengera nkavuga nibyo nabonye biruta ibyo ngiyo ndi kureba hari ibintu nawe ujye ubona mwese ntari ibintu mujya mureba mukavuga ati wenda Imana izabikora hari abantu badahinduka nshuti zanjye hari abantu badahinduka hari abantu nubwo wabasengera bingana gute ntabwo ariko abantu bose tuzakizwa ndagira ngo mbambige iki kintu ndagira ngo mbatangarize iki kintu hari abantu badahinduka nubwo wasenga ukikebagura hari abantu bazarinda bapfa barimbutse kandi ntacyo utakoze iwanjye ntabaga icyumba cy'amasengesho se ntiyacyumvaga ni twamusengeraga amanywa nijoro ariko byarangiye adahindutse ahubwo akomeza ubugome akomeza umurego ariko Imana ikambwa ati nukuri nzakurinda Imana ikavuga gute nzakurinda ikintu cyanteraga ubwo bagikomeye ni iki ngiki urumva ntago ari mukuru wanjye wenyine gusa yari afite nabandi so Jani wenyine narababaye bako narahangayise narasuzuguritse ariko nkabyorosa ibaze ko namabukwe wanjye ntagiraga mubwira ibyo bintu byose byambagaho nkavuga ni tu nzakomeza ngusengere kugira ku mwuka wanjye wanyuma ngusengere wenda hari Imana izanyibuka wenda hari Imana izaguha agakizi kuvana mu bintu bikuriho ndamusengera senga ntwite nkajya mu mazi kasindebe ngo mfite inda nkazamuka mu ishyamba rya mu Kigali nkazamuka kwirebero hejuru tukurira ibiti ngahamagara Imana ntimana kizuriya mugabo mukize ndarushe ndaremerewe mubabaro uranyisha agahinda karanyisha mubabaro uranye nawe uturaga ishyamba nkaho uturije nta muntu nigeraga mbwira n'uyu narimwe n'amaboko ntago nigeraga mubwira naracecekaga ngapfira mu mutima ahubwo nijoro naryama amarira gasanga amashuka yatose rimwe na rimwe nijoro nkajya musengera sinziriye nkavuga ni Imana wakijije uyu mugabo koko wamurengeye wantabaye kwamaye byose wamukijije hari ibintu utavugira imbere y'abantu gutya hari ibintu utababwira babikomeye ibintu narebesha amaso yanjye byari bikomeye biteye ubwoba gasenga nkabona ibintu byanze guhindura isura ejo nkava mu yibiri ejo nkava mu gitatu ndatwite abakomeza kumbwira ngo Imana iramukije bari benshi kuko twabanaga mu rugo aho ngo dufite amasengesho mu rugo abahanuzi bakaza abaturutse Cyangugu abaturutse hehe ati Imana iramukije ngira ngo bose abwiraga undi mu mbabare ntago ngiye gusebya abantu b'Imana sino kubasebya ariko ndavuga abantu babeshyera Imana itavuze Imana ibabarira abantu babeshyera Imana itavuze kuko babaga bazi ko mu rugo ahava twakoranye iminsi 3 nkavuga ni nta kibazo wowe fata 20 fata 30 nkayivunja nkavuga ngaha agaciro abo bantu barabanye nanjye muri iyo minsi yo kwinginga Imana ngiye nabahaga agaciro bakavuga ati iramukijije nicyo kintu cyonye numvaga nshaka kumva niyo makuru numvaga nshaka kumva nta kindi kintu nayisabaga kuko ntago nayisabaga kwambara sinayisabaga kurya sinayisabaga kubyara yari yarampaye n'ukuri kandi ubwo bwari ubwa kabiri dusubiranye mutagira ngo bwari ubwa mbere nimukenera ubuhamya bwanjye muzandike ubuhamya bwa Claire igice cya mbere kugera kuri 13 niho niho muzabusanga bwose kuko aho ntago nabuvuga bwose bufata igihe kirekire naramusengeye rimwe na rimwe hari abantu bajye bampamagara bakambwira ati kuko
buriya wari muzima mu mutwe wawe ukurikije ibintu umugabo yaga gukorera. Ntabwo ni nanjye ntabwo mbizi niba nari muzima, ariko rimwe na rimwe ngasanga bimwe hari ibintu biza mu mugambi w'Imana, hari n'ibindi bintu biza bisunitswe na Satani, bisunitswe n'abandi bantu, ariko Imana ikambwira ati tuzo umutima. Nkabwira Imana ni Imana, ibi bintu uko mbona bikomeye, uyu muntu uko mbona ashaka kuzanira n'uburwayi bukomeye, nta kindi nasengerwa kurindwa. Nkavuga ni Imana, umubiri wanjye urawurinde sinzagirwaho n'ishyano kubera uriya muntu, nta ruhare nagize muri ibi bintu, urandinde. Nasengaga ku manywa na nijoro igicuku cyose, nararaga ndira, nararaga nsenga, nararaga mpamagara Imana, ngabyuka ngapfukama hasi asinziriye. Muri ayo masaha aje hegera rimwe nemwe yazaga yasinze kukuntu yabaye kukuntu yabagiye nko muri douche cyangwa se muri toilette agatasinziriramo, gasinzira kagona. Nkavuga ni ntara muri douche amurindire Mana, ntago nari kumuterura nganyemerere cyangwa yandushaga n'ibiro yari namuremure n'umusore. Nkavuga ni Mana, birakwiriye yuko umuntu wamuhaye byose akigira kuri ya kuntu yibagiwe ahantu mukuye akakanya dusubiranye. Arabyibagiwe, nahoraga mubwira nti ubaka kanya uribagiwe uburyo twasubiranye mumeze, nta kintu ufite, n'inzu twari dufite ya mbere yarayigurishije. Reka ibintu mbabwira ni ibintu byabayeho, ntabwo ari amakuru, sina theater ndi kubakinira. Mbe twonje gutura hari kwa Gakire ku Gisozi, murahareba abantu bazi ku Gisozi, utagiye ku Rwibutso hari agahanda kazamuka haruguru, niho twanje gutura, turahubaka iyo nzu. Ubwo nibwo naje kumenya ko ari nabwo yateye mukuru wanjye inda ya kabiri. Umuntu wari untindikira ine wambwira ati ariko ibintu mbona ntago byumvikana. Haza kuza mushiki we yari umwadeperi Kanombe, arambwira ati reka nkubwire, ngewe numvishije amakuru yuko mukuru wawe yararahiye, aravuga ati natamwubakira inzu nk'iya kubakira, natamuha abakozi nk'abo ufite, azakwica cyangwa mwice mu muhombe mwembi. Ati mushiki w'umugabo niko yambwiraga, ati yararahiye, aravuga ngo natamwubakira ngamuha abakozi nk'abo utunze, azamwica cyangwa kwica we mu muhombe mwembi. Ndamugana isubu nkoreke, arambwira ati no gusenga. Hejuru ibyo urumva wakora iki? Ari mwebwe mu ruhande rwanjye wakora iki? No gusenga. Hari abantu rero mwahuye n'ibigeragezo namwe nubwo mucecetse, muracecetse ariko mufite ikimungu mugendana. Nimuhumure. Imana izaguhorera. Abantu bajya batubabaza, abantu bakaturiza, abantu bakatuvutsa imigisha, bakatuvutsa ibyacu, ariko hari Imana ibasha guhorera umuntu. Imana ibasha gukomora umutima w'umuntu wakomeretse. Najyaga ndira amanywa nijoro, rimwe nemwe nkajya ngenda nkayoberwa mu rugo. Rimwe na rimwe namubwiraga nk'ibyo bintu, nari ngeze ku rwego mfata umukozi wese nzanye mu rugo nkabanza ngamucisha kwa muganga, nkajya kumupimisha kugira ngo ndeke atazaba azanye icyago mu rugo, kuko nabaga mbizi neza, nkamucisha kwa muganga, nkamugara ingoro ngo reka utujyana, shyira igikapaho tukagenda kwa muganga. Nkabwira dogiteri ndashaka kumpimira uyu muntu nzanye. Ati se ni bwoko ki? Umukozi wanjye nzanye mu rugo iwanjye, ndashaka umumpimira ureko nta VH afite. Hari uwo yapimye nsanga arayifite. Yesu we, ndavuga ntuyu rwose we yari n'umudamu, yari afite abana babiri. Namusezereye mu ibanga kandi mu kinyabupfura, ntago namubwiye impamvu musezerere, naramubwiye mfite urugendo ngiye kugenda kandi ntabwo nzagusiga, ndashaka ubugiye mu rugo nzagutumaho. Mfata amafaranga nagomba, yaramaze icyumweru kimwe, mfata amafaranga nagomba kumuhemba, mfata imyenda, ngurira imyenda abana biwe, mupakira ibyo kurya, ndamuga ndushira abana mu rugo ntinza nzagutumaho. Ati sawa, ndamuherekeza mugeza kuri bisi. Ako kantu urumva ko nakagize mu ubwenge, kuko ubwo urumva nawe uko byari kugenda, kuko hari babiri babyaranye. Use naribazaga Semana, semeze gute, neye gute, nsa gute? Semana, uyu muntu
nagize ugenda mubaza ariko mbwira ndashaka kumenya ni igiki nakora basi kugira ngo umutima wawe uruhuke. Cyo nshaka kuvuga muracyumva abantu bakuze. Ese sinzi gusasa, sinzi guteka, sinzi kukuririmbira basi ngo mbyige, nshaka abahanzi banyigishe. Nubwo wabuzi kurimba bingana gute. Umutima Satani yasuye. Nubwo wamuririmbira tenare, nubwo waririmba soprano zimwe z'abamarayika, abayumva uri kumusakuriza. Ndibaza n'Imana nakora iki cyahindura umutima w'uyu muntu. Babyeyi narababaye. Uzi kubabara uwo wakagombye kubwira ari uri gukorera ibyo bintu. Uwo wakita inshuti yawe wagiye kubwira ari uko kugira ibyo bintu. Naravuga ni ndabwirane. None se ndajye kubwira mama wabikoreho iki? Umuntu yarenze ihaniro, umuntu yarenze urugero, umuntu yarenze igipimo, ngakomeza ngasenga. Ariko igihe kimwe ibyo bijya kuba imbarusu byo kuvuga ngo yakora ibyo byose naramaze kubireka, naramaze no kubivaho. Ntavuga ni genda wivura gute nakazi kawe. Genda nakazi kawe. Naramubwiraga ntariko nubwo umpemukira, nubwo umbabaza nkararara nkirirwa ndira igitondo n'ikigoroba, ariko hari igihe uzahura n'Imana. Hari igihe uzahura n'Imana igagukubita inkoni, kagukubita ukumva umubabaro ukomeze, kumva igisuzuro uko kimeze, kagukubita. Nubwo bimeze gutya ari kumwe na mukuru wanjye, uyu munsi ari gukubitwa. Munsi ari gukubitwa, baramukubita. Ntago wabyumva wowe. Aho umuntu yageza aseka umuntu nzamuka, uyu munsi bari ndi kumuseka. Ntago namuseka ngiye ariko kunzi ko Imana yavuganye nanjye. Ariko uyu munsi aha nari n'ubuzima arimo, yifuza no kuba yanansuhuza, yifuza no kuba yanandeba mu maso. Haleluya! Imana bigizemo uruhare. Imana bigizemo uruhare. Yagerageje gushaka kunyica bishoboka byose. Anigisha umusego mu buriri, rwo n'utunye nasimbagurika kuko ntabwo nabivuga byose. Urumva nabonaga ibyo bintu yavuye yagiye aha. Uziko umusego wica. Mujya mubona amafilime abantu bakina, bira bintu n'ibintu bibaho. Fata umusego mu buriri munaga ku TV ryo mu ndukagwa. Yankubise ivi. Nenanze kumusinyira ku nzu ya mbere twari dufite. Yajyaga agira ibintu by'amanyanga. Wenda abantu basabire ubuhamya bwanjye cyangwa se ikigano turi gutambutsa baramuzi. Yagiraga amanyanga akomeye cyane. Kuko yaraziranye n'abantu benshi rero bakomeye bakamufasha no muri ibi bintu. Yarazi kiritire yanjye nasinyaga. Yafataga fotokopi irangamuntu yanjye. Kiritire yanjye yarayizi kuntu buryo yarayize neza zikuyisinya. Niba ari inza ashaka kugurisha cyangwa ikibanza akabyandika mu mazina yanjye. Niba ari n'ideni ashaka kwaka akarya amazina yanjye agasinya hose, akagenda akagurisha. Hari inzu yagurishije ku Gisozi, umugabo simwibuka neza, nitwaga niba ari Habimana niba ari inde. Umugabo twaje kugisanga abantu bagiranye ibibazo. Urumva mu mazu yose nagiye mbura mu bintu byose, nagiye nkusanya abantu bose yagiye agurisha ibyo bintu. Ariko umuntu yakigurusha ubushobozi, we nta bushobozi ufite barabitwara da. Barabitwara kuko yaragifite amafaranga. Afite n'abantu bamushigikiye. Ndega aba bantu nerekana n'ibimenyetso byose ariko bifata ubusa. Inzu barazindya, bibanza barabirya. Niyo nzu yari yaranditseho uwo muntu witwaga Jane. Yakoze ibishose aforodi byangombwa. Agenda byandikaho umugore witwaga Jane. Yari umwana asa nkaho twamushingiye mu rugo. Yamwitaga Dadi. Ariko bya bindi by'abanyamitwe b'i Kigali. Kirori cyose twakoraga mu rugo Jane wagaza kugitegura. Ibintu byose kwakira abashitsi Jane waza kugitegura. Jane yambaraga mini zigera mwene hano. Kaza mu rugo. Abantu bakavuga ati se. Akaza agahobera umugabo ati dadi kamwicara ku bibero muri saro. Akamwongorera amagambo sumbaza ibyo bavuganaga ariko nta mami ni dadi. Kamwongorera amwicaye ku bibero. Yabaye nka Samusoni wanogoyemo amajisho. Abantu mwahuye n'ibigeragezo, mwakomerekejwe n'abantu inshuti zanyu, mwihangane. Hari Imana igibasha komora imitima
Imana igibasha kwireba ikareba ahantu wacecekeye, ahantu bagufashe ijambo, bagusuzuguye, abantu wagaburiye bakakuvuza induru, abantu wagiriye neza ukari babasha gutera amabuye. Na Yesu mu bantu yagiye agaburira nibo bagize bate? Haleluya. Yesu abo yagaburiye nibo bagize bate? Ise ko mutansubiza ntago mubizi. Nibo bamuteye amabuye. Rero hari babandi ujuzana mu rugo, murumuna ukamwishyurira ishuri, mubyara ukamwishyurira, kazana imiryango, kavuga ati uyu niwe nasigaranye, uyu niwe mwana mbasha kureba, reka mwiyegereze, reka mufashe mwishyurira ishuri, reka muhe wenda mushyire mu iduka ryanjye ncururize. Uwo niwe muzungura wawe w'ibihe byose, uwo niwe muzungura w'ubuzima bwawe nutitonda. Nagira ngo mbabwire mukanguke, mukanguke, mukanguke. Ntago mbwira abadamu gusa, n'abagabo ndababwire, kuko hari abagabo bakomerekejwe n'abagore, bagabo bahora barira ku manywa na nijoro. Hari abantu bamwe, umuntu umwe si babiri, ntago ndi bumuvuge, yaramamagara ambwa ati kire ibi bintu wabishoboye gute? Ndamugane nanjye ntago mbizi, no kubera Imana ati umugore yarankubita nijoro, ndyamye akamagara hejuru agakuraho ibiringiti, yamara gukora ibiringiti akansukaho amazi, gafata ikimami yakamagara hejuru. Abagabo mwese mwahuye n'ibibazo nimwihangane. Kamukubita ikimami akamukubita icya kabiri. Ntago ari abagore gusa, ntago mvuga ko abagore bose ari abanyamibabaro, nuko tubasha kuvuga wenda. Ariko nabo disi barahuritse bahuye n'abadamu batarabana beza. Ntago ariko abantu bose abo mwitabeza banyu nibo bazabahemukira. Mbabazwa cyane no kubona umwana w'umukobwa umuzani wawe mu rugo. Bakobwa ntabwo ari mwe ndi kuvuga, ariko kabona umwana w'umukobwa uramuzanye, wena ntagira famiye, ubwo ni ibintu byinshi ngenda mpura nabyo, ngenda ndeba, kavuga ati reka mushire mu rugo mwishurire mukore ibishobotse byose, ejo agahinduka akabura ugukorogera uburozi. Ntago mubizi se? Ntago mubizi? Ndi kuvuga ibitarabayeho. Akaba ari ugukorogera uburozi, akavuga ati ndakwica ndusigaremo. Ariko mwabana b'abakobwa mwe mwaje gusenga, ntimuzemere ko mu birembo rya Satani. Muzategereza Imana, muyirindire, muyititirize basore bakobwa, kuko n'abasore bahura n'ibigeragezo. Hari umusore umwe duheretse guhura akoraga muri banki, yaramamagaye, nawe ntago muvuga, ubwo ndagenda mvuga ku bice bigize ubuzima bw'abantu. Arambwira ati hari umuntu mzengereje, umugore amereye nabi. Si wowe mudamu? Ati ni umudamu wamesheje akazi, ariko ku manywa na nijoro. Arambwira ati aka kazi nutaza ngo ukore n'akandi kazi ko mu rugo, akazi ko mu cyumba, aho kazi uzakavaho ko ni wakamuhesheje. Arambwira ati nkora iki? Tinzumbamo ni uyishyura, imodoka ngendamo ni uyishyura, ibyo kurya ni ubima, akazi ni wakanshakiye. Ati nkora iki? Kandi afite abana bakuru banduta. Basore mukanguke, ibirabagirana byose ntabwo ari zahabu. Kandi n'umuntu usenga babana mu rusengero, utajya ngo ni nabo hanze y'urusengero. Mureka kuvuga ngo mu izina rya Yesu. Yesu se niwe ukora ibyo, kabana ari babikora. Nuwo munzo mu rusengero basengana. Arambwira ati nkora iki ko umuntu ndembeje. Ndagera mu rugo akantekera, nkoko nziza ndayirya, ji ndayinywa, ariko tukagera ku ngingo. Akambwira ati iyi ngingo nutayikora, iyi ngo yindayibohorane. Ndamuga nti wasiga byose ku bwa Kristo. Pawulo avuze ngo byarindamu yanjye nabisize, narabiretse kubwo kuronka Kristo, nta kindi. Uri kwishyira mu muriro, abantu bari kugushukisha ibintu, bari kugushukisha akazi, baragushukisha imodokari, baragushukisha ubuzima. Bare bafite ubuzima uyu munsi bari kugushuka, nubw'igihe gito, kuko Imana ibasha kuvunja ubuzima uyu munsi urimo, kaguha ubuzima buruta ubwuriya muntu wo wakekaga. Kaguha ubuzima, kakwibuka, kakuvana hasi, kakuzamura, nawe ukaba umuntu w'umumaro. Kuvuga ati kwiga ndabigenza gute?
kari unyishura amashuri umuntu akakwizeza ibintu ariko nawe ufite ibindi wamwijeje. Mube maso, hanze ni habi, nabo twitamo abantu bo mu nzu y'Imana abo nibo badukomeretse umunsi ku wundi. Uwo mwana yaje ashaka agakiza, ashaka gukizwa, ari nawe umuzanye, ariko aramutegeka ku manywa na nijoro, aramutegeka. Imana ibabarira abo bantu biyitira ngo bari mu nzu z'Imana, Imana ibabarira abo bantu. Kandi bakoze Imana, mujye musengera aba bantu, mujye musengera abantu menye nabo muri kumwe nabo mubana nabo, kandi n'abantu b'imbere cyane rwose babakora n'imirimo. Ubu rwose mpura n'abantu batandukanye, umuntu akanganiza mu cyifuzo cye akambwira ati nukuri ndaremerewe ndaguwe. Abo bantu n'ab'imbere batanga ibya 10, bashobora no kubaka insengero, ariko bafite undi mugambi Satani yabajanyemo. Rero ntimuzagira ngo hanze niho hari ibyo bintu byonyine, nawe two mu nzu y'Imana birahari. Ntabatindiye ntavuze ibintu byinshi cyane, gusa rajya mubabwira ko mu ijuru hari Imana. Haleluya, haleluya. Mu ijuru hari Imana ibasha kugusetsa umubaro wari warakurenze. Nari ngeze ahantu babwira ngo nageze igihe nkajya ngena no mu rugo nkayoberwa. Nageze igihe anigisha umusego nanze kumusinyira, namubwira ati uransinyiriye inzu. Yari amaze igihe adataha mu rugo, abaze nk'icyumweru 2. Ese wabaga telefone yarayikuyeho ngo naragiye mu kazi siyo kagiyemo ukuraho telefone. Arambwira ati ntabwo ushinzwe kumenya byose. Nose niba nabishinzwe n'undi muntu ubishinzwe ninde? Hari abantu baba bashinzwe amakuru y'abagabo banyu, hari n'abandi bantu baba bashinzwe amakuru y'abagore banyu bagabo. Abagabo barababaye nabo barashize nuko nabo badahagara ngo batubwire. Ibaze nk'uwo mugabo ugera ku rwego bamukubita ibimamiye mu burara ryamye. Ubwo se urumva hagaza ntiyababwira uburyo yababaye? Bakamusohora hanze ati sohoka muri uburi, ntacyo ushinzwe nta n'icyo umaze, nta kintu winjiza, ndagutunze nuntunze. Ubwo ni mukoma n'urusiyo mujye mukoma n'ingasire, mudama akaguhagarara hejuru agatuka umugabo. Ntago ntunze ndagutunze. Bagore bagabo, bantu mubabaza abantu mwashakanye, bantu mubatera agahinda n'umubabaro. Turabwira abantu bari hanze, ntabwo ari mwe turi kubwira. Imana izababaza amarira abantu bararabarira. Kari agahinda mutera abantu agenda yivugisha. Najyaga ngenda nivugisha ngata mu rugo ngakomeza nkagenda, nkavuga ese ubwo naringiye, ngategereza ese ubwo naringiye. Nakumva naza ahantu ngiye ngahamagara nk'umumotari, nkamugana aha naho urahazi, akambwira ndahazi, kandi mpagaze hafi yo mu rugo. Nkurira moto yava nkana yagera kuri kiriya giseke, nkamujya ni we ni hari ikintu nibagiwe, ubwo mbonye mu rugo. Urumva nabaga ndeba nkari akabarankatanye, nkambwira hari ikintu nibagiwe. Bukomeje akagenda, nkata nkajya mu rugo. Hari igihe cyageraga nkabwira umukozi, nkamubwira nti ngiye kuza ufungirana abana, ntago nshaka ko bari bumbone, kubera numvaga mfite agahinda n'umubabaro ukomeye cyane. Najyaga ndara rimwe na rimwe nkajya numva ahantu hejuru hacumba umuriro, hacumba umwotsi. Ushaka kubaza ngo hari abantu bambwiye ati sha turabona amaze gusirimuka. Hari abantu bigeze kubimbwira mu gihe cyashize, dusigaye wambara n'amarinete. Ntago ari kwambara amarinete, ntago ari undi murimbo. Narwaye amaso kubera kuhora ndira, nahoraga ndira, ariko Imana yandinze ntitume nturika imitsi y'ubwonko. Hashimwe data wenyine. Haleluya. Ntago ari ukundi kwirata, nta nubwo ari ubundi murimbo, nta nubwo nzikunda. Akenshi mbana nazikuyemo. Najyaga ndarandira, narariraga ku manywa nijoro, nagera mu kazi nkihanagura, tugaseka tukaganira tugatera ibiparu n'abandi bantu. Ariko nakinjira mu rugo, nkinjira ku marembo, nyikinjira nija ku marembo, ninjira mu rugo, ninjiye mu muriro, ninjiye mu babaro. Naramubwiraga ni iki nagukorera koko, basi kugira ngo umutima wawe utuze. Akambwira ati nanjye ntago mbizi. Igihe rero cyaje kugera, ibyo byose birarangira. Amazu barayateza kubera ya deni,
izo nsigaranye numvaga hari zo zizabasha kundokora nazo yazanditseho ba Jani ndavuga ni wenda ubwo bazigurishije wenda nsigaranye irizancungura n'abana wenda tubeho tudakodesha wenda umuntu yazashaka naga credit umuntu akongera kiyubaka wenda bushyashya ngiye kureba nayo nsanga abapanga baramubwira ati reka ntago tuzongera kukwishyura hari umuntu inzu yanditswe kandi yanagurishijwe ese ninde ati n'umuntu witwa Jani wuhe baramumbwira Jani nafashaga Jani nagiriraga neza Jani twabanye Jani wari uzi ubuzima bwacu mu rugo ati ni Jani uwo njya kumushaka Jani ndamuganisha koko uzi ubuzima ndimo uzi umugabo ibintu nkorera ubona n'ibintu nari mfite byose birangiye niyi nacungiragaho yayikwanditseho ni wambwira ndeka tureka no kuyikwandikaho uyifatiye credit ukimara kuyifatira credit uyisuyigurisha basi amafaranga mwagurishije mwayashyize yarambwiye ati by'indangara umwami yarabigabye ndamuganija Jana hari rwose yumve ko yampemukiye Jani yarampemukiye Jani yambabarije abana Jani yatumye nambara ubusa Jani na mukuru wanjye ubwo nabo mbashije kuvuga batumye nambara ubusa ndasonza baranyirukana mu mazu Jana ati by'umwami indangara umwami yarabigabye ntago nishinge umugabo w'ikigoryi niba umugabo ataraha agaciro ubuzima bwawe n'ubw'abana ngiye nayo kubuguha gute genda nyine uzakora ibyo umushaka gukora njya kubwira umugabo wa Jane ntamugani koko ibintu mwankoreye ni ibiki ati ni ibiki kubona ibibazo twari dufite inzu twari dufite ipango byose banko yateje iyo nzu ntago banko yashyize kuri cyamunara haje undi muntu agomba kuyigura yayiguze nk'uyu munsi cyamunara izabesha usko kera habaga amatangazo bakamanika bwari bucya cyamunara iba haza uwo muntu aravuga ati mumushe mufite ibibazo gutya na gutya reka mpagure atugurira tugenda twishyura banki ndavuga ni wenda karakazaducungura ubwo ni mu ncamake ndi kubabwira ubwo rero umva iyo ngo nari nzi kariyo nibura tuzimukiramo cyangwa se tugakodesha ako kazajya kaduha wenda na makeya Jana ambwira ukuntu usanga umugabo arambwira ati rero ati ibi bintu nge naruhare nabigizemo ati nanjye numvishije umudamu ambwira ko umugabo amushyizeho inzu ajya gufata credit mujye muri credit bahise bayigurisha mukigurisha nuko bari bamaze kumva ngiye gutangira kubariga bayigura n'undi mugabo wari inshuti yari umukiriya wagunda kuza kutugurira ibintu mu kazi ni wayisuyigura ndamubwira umugabo se nkora iki ndamuganira rero ikintu kiriho arambwira ati ndashaka umugabo we muganirize ndamugana ikintu kiri n'ibinzu mwayigurishije basi mufateho make mwari mwagurishije muyame kuko murabona ubuzima bwanjye n'ubw'abana ubimaze kugira ahantu hakomeye agenda asanga umugabo aramubwira ati rero ikibazo uko kimeze umudamu yambwiye gutya na gutya aramugatire ku musozi si abana barabahe kubona umuntu ari umubyeyi ari kukirire abana bangana kuriya nta kintu na kimwe musigaranye abana barabahe aramugati ibyo ntago bindeba uwo mugabo wenda nubwo twagiye mu manza tukaburana yarambwiye tugiye kuburana unukuvuga ngo byarangiye tugiye mu manza umugabo narajye mu manza yarambwiye ngo yamaze nk'icyumweru atarataha bamaze kugurisha iyo nzu ahatahiye haleluya ariko haleluya imuheranwe n'agahinda Yesu ajya duhindishiza akababaro Yesu n'umukunzi wanjye mwiza haleluya Yesu niwe mukunzi wanjye mwiza muri mbyaremye ngo arabaruta Yesu niwe mukunzi Yesu niwe mukunzi w'ibihe byose mugabo naramubwiye ni rero wazana amafaranga wenda baguhaye ukamaho make nkajya mbasha kubona ibitunga abana ngashaka n'ubuzima niba bitabi ibyo ngibyo ndarega Jane nawe nkurege kuko nta kindi kintu wanasigaranye arambwa ati ibi byose nabikoze narabiteguye cyakoza Pascal ahanari Imana mubabarire Pascal ahanari Imana mubabarire Pascal yarambabaje
Pascal yarambabaje, tureke na mukuru wanjye yarambabaje, ambabariza abana twicisha inzara, twambika ubusa, yasize anyambitse ubusa. Pascal anari Imana imubabarire, yarambabaje ambabariza umutima kuva nabana nawe, nabaye mu mubabaro w'igihe kirekire. Umuntu ajya gukomeretsa, umuntu akakubabaza, ariko mu ijuru hari Imana igibasha kwitegeza kari agahinda kawe, igibasha kureba amarira. Ndatangariza aba bantu batewe bikomere na bene wabo n'imiryango n'inshuti nabo mwitaga abanyu, nimuhumure. Amasengesho usenga uko yamera kose, nubwo uyu munsi wabona udasubizwa, nubwo wabona ko hari ikintu kitari guhinduka, ariko hari Imana iza mu ijuru ikaza ikaguhorera, ikaguhanira, ikagukubitira inkozi z'ibibi. Iyo bari gukora ibyo bintu baba banezerewe, afite amafaranga, yitwaye mu modokari, aryama neza, akajya muri hoteli nziza, yumva ashaka abayumva ubuzima ari ubwo. Yarambwiye ngo uwurega ni uzaburega, uwurega ni uzaburega, ni uzaburegera. Tigiye nabikoze narabiteguye, ndavuga niko bimeze. Wemeye inshuro kabirongera bikoze kwere? Ati narabiteguye. Byarangira urumva ninjiye mu manza, ndega Pascal, ndega na Jene. Ari wari gukora iki? Kuko nahamagaye mama we, mpamagara mushiki we, mbabwira iki kintu, barambwira ati ntago byumvikana ibi. Arongera akoze ibindi kabisa. Inzi bipangu mwamufite barabibambuye biragiye, musuye hasi muratindaye, mwari mwarazamutse. Arongera akoze ibi bintu. Ndababwira ni nkora iki? Barambwira ati jya kumurega, genda urege Jani, urege na Pascal. Ubwo urumva mukuru wanjye we ari kurusya, ari gusya, ari kugira ate, ari gusya. Avuga ati ibyo nashatse birabaye. Hari igihe cyageze rimwe na rimwe nabaga ndyamye, ubwo ni ibintu nshaka kuvuga, nagiye mbona umugabo akageza nijoro, ni nk'ibintu yatwikaga mu cyumba nsinziriye, akageza nk'ibintu by'imyotsi akabinyuka. Avuga se, naramugani ntuzajya uza nijoro numva mfite uruhinja, nukageza ucana itara ryo mu cyumba. Hari kandi arudutarana naraguze muri atatu ku meza imbere y'igitanda, basigiye uzo bari kucana. Haragahari gato kasaga nk'uru rurabo, niko umuntu yacanaga gato ku buryo gatanga urumuri cyo mu cyumba. Kamugani urumva umwana yakangutse ntasinzira, nanjye yo nkangutse sinsinzira. Mbabarira basigiye uziye urufunguzo nguru rw'icyumba, byuze umuzama gukingurire, winjire no mu gikari wikingurire, kuko ntago najya ndara ngutegereje kugera saa 8 z'ijoro. Byuza wikingurire icyumba, ntago nzaye ngikinga, wowe nurangiza uzucana kagatara mu rwego kugira ngo duhe umutekano. Urumva ko ndi wasinziriye, urumva nta nubwo nasinziraga neza, umuntu akiri hanze. Yarazaga niba yabaga yagiye mu bapfumu bamubwiye taro bikore gutya na gutya. Nagira ngo mbwira aba bantu bagiye bambaza ibi bibazo, hari abantu bagiye bambaza ibibazo byinshi. Ati se rimwe na rimwe mu mutwe wumva utekereza neza, wumva uri muzima. Yendi muzima mu izina rya Yesu. Haleluya! Ndi muzima. Bakoze ibishose, barandogesheje bishoboka, barandogesheje bishoboka. Nuko umwanya ni mutoya kandi burije turatashye. Barandogesheje. Urumva Jane ntiyari kunyihanganira, aragenda yiyunga na mukuru wanjye n'umugabo n'abantu undi muntu ntashatse kuvuga, yari n'umuyobozi. Bariyunga baravuga ati tumurimbura uyu mugore, kuko urumva nabanje nkusanya ibimenyetso byose bishoboka bigaragaza yanzu. Ndabikusanya banyira ubutaka, ndabahamagara bazana ibyabambwa ati nyubutaka, arambwira ati yaraje aranshuka, arambwira yari umukecuru, ngaramwe ngo ni mu cyangombwa ajye gukuzaho ubutaka bwanyu. Ati tujya ku kare ntago nasinzi gusoma no kwandika, barahindura, bafata iki cyangombwa cy'uwo mukecuru bagikora amazina ye, bagishyiraho ya Jane. Nuko babonye icyangombwa, kuko urumva barafite abantu bagenda bakabafasha mu by'ubutaka. Nta kintu na kimwe atarazi gutereta, kuko yashuraga amafaranga. Rero icyo gihe yajyagaza batarateza ibyo bipangu, ndategeza ko hari bamugeraga nk'umu bapfumu, avuga ati hari nongera gutandukana n'uyu mugore bizaba ibindi simbizi. Niko nibwira mu mutima wanjye, ni nk'ibintu yazaga kampunika kugira ngo ntavuga, kugira ngo ntagire umuntu mbwira. Nanone ko nindyamye nijoro ntago ikintu nene narakivuze, kuko rega ibintu byose umuntu aba afite ntago ariko byose wabivugira uwo mwanya cyane, ntago byabishoboka.
umfite ibintu byinshi mbambitse mu mutima wanjye, ariko uko umunsi umvuyeho numva Imana igenda imvura, numva Imana igenda imvura, numva Imana igenda yomora ibintu mu mubiri wanjye, mu buzima bwanjye, mu bitekerezo, mu mibereho, kuko barandoza aba bantu. Nawe utekereza ugashira mu gaciro, muraza agacana ibintu agacumbeka mu cyumba. Urumva naramuze gucana itara ntabwo aricanaga, urumva yaraza akacana ibintu. Hahandi agiye no muri dushe niho yasinziriraga, ubwo niho yabibikaga mu makostara hejuru, kagenda akabibika mu gitoro. Singe n'ubwenge bwo kujya kurebamo, hasi imyotsi iri gucumbana mu cyumba ko nta buje nta biki, ngasenga. Ejo bakongera umunsi umwe rwose naje kureba mu ikofi, ko kumoni umugabo arambika nk'ikofi hasi, umwaka amafaranga yo guhana yagusigire. Urumva byari bigeze ahantu hakomeye, umuntu atagihaha mu rugo. Ndabaga ariko se umuntu yatashe saa 8 nijoro atashya gwirirana, reka ndebe muri ikofi ko nta kintu kirimo. Mfunguye imbere sinagiye ikintu mbona, mfungura kabiri mfunga mu twa dukofi twanyu tw'abagabo, sanga harimo akantu kazingiyemo. Nagira ngo mbatangarize ko mu bapfumu nta Mana ibayo, nta Mana iba mu bapfumu. Baguha ibigiga, bakakubeshya, bakaguha inzara, bakaguha ibihu, bakaguha ibyatsi, bakaguha imiravumba n'ibicunshu, ariko nta kiza kiba mu bapfumu. Nuko kwangisha umuntu gusa, ukishyiramo n'ibintu byo kumwanga no kumuhemukira, ariko nawe bikugiraho ingaruka. Umuntu ukora ibintu nawe bimugiraho ingaruka. Nsanga harimo akantu gafungiyemo, karimo akantu k'akagiga k'agati, sanga harimo akantu k'agahuha gapande, sanga harimo utuntu tutwoye ukuntu. Ndavuga ni Imana, usi ibintu umugabo nawe asigaye mu bapfumu. Nzi ko abagore kera yo bajyaga mu bapfungu bashaka inzara zo guha abagabo, usi umuntu ibintu arabigize ngo abigira ate. Nunza kumbaza nise ibi bintu nibiki nabonye mu ikofi, ati sibiki. Ndamubwira ibintu nabonye nibiki. Yashikuje ikofi aransunika ngo ku gitanda, nundi musi uzongeye kundera mu ikofi. Byo ndabyihorera. Rimwe rero ibyo bintu byo kujya mu manza, natangiye imanza muri make mwumvishaho naringeze. Yarabaye umuntu bankoraniye bose bakora inama, tereka uyu muntu tumurimbure tumuvuye mu mizi. Ariko uko nasengaga Imana yarambwiye ati ntuzigere uvuga, uhagurukiwe n'amahanga akomeye, uhagurukijwe n'abagome baraguhagurukiye, ntuzigere ubumbura akanwa kawe ngo uvuge. Nta yindi mpamvu yanteraga guceceka ibi bintu, nta nindi mpamvu yanteraga kutavuga ngo mbwira abantu ibi bintu. Imana yarambuje ngo ntuzavuge. Ntago nzi impamvu yatumaga ntavuga, kubera ko kiragiye nza kuvuga yari kunkora ari amenyo nkuko yabivugaga, yari gusiga ngizingoroje pe. Uyu munsi nari kuba mfite amenyo ateyemo, cyangwa afite ikintu yankubise, kuko bwa mbere namurokotse n'umusego, yanigisha umusego mu buriri. Ku giceka cya mbere nababwiye dutandukana bwa mbere, yankubise ivi ngo angaramye nimvuye muri dushe mu gitondo, ngo angaramye kwa kuni yarambwiye ngo wanze kunsinyira. Urumva aramaze yaragiye, kumba urumva nibwo yari ateye mukuru wanjye nda ya kabiri. Urumva niba ari yamugaburiraga yamuhaga ntago mbizi, aza kuvuga ari amagambo mukuru wanjye. Aravuga ati natanyubakira inzu nk'iyo yamwubakiye, natama abakozi nk'abafite, nzica umugore ntica umugore, nzica umugabo, twese tumuhombe. Ubwo hagati aho urumva nibwo yaje arambwa ati ushaka kwemera ko inzu nyigurisha. Ese wowe ntunambwe aho baga uraje ngo ushaka kugurisha inzu, ntumbwe ikibazo ufite basi. Ntago nari kumwangira kugurisha pe, nari kumwira se basi niki kibazo ufite. Nihangana umuntu arananirwa mu mubiri kuvuga ibintu rega bikomeye. Arambwira ati genda ndashaka ko unsinyira inzu nkayigurisha. Inzu taramaramo n'umwaka, ati ntago nshaka ko umpakanira, wabyanga wabyemera ndayigurisha. Urumva nanze kumusinyira, namugana insobanuro niba ari kugurisha wenda tukagura handi ukajya gucuruza, tukongera wenda ubuzima butukongera ugashaka n'ahandi. Arambwira ati ntushinzwe kumbaza icyo ngomba gukora. Urumva hagati aho nanjye naramwangiye. Wowe se wabyemera ari wowe ugitekereza neza wamwemerera umuntu ataguha ubusobanuro bw'ibintu agiye gukora? Kandi iyo nzu urumva ni ikibanza nari inguze mu mafaranga nakoreraga mu bimina. Kigiye ibibanza byaguraga make, nakiguza 250, byaguraga make bya 2005, nyigura 250. Urumva namwereka naguraga ibintu naba nakubonye udufaranga mbwa ndibasireka dushakishwa ntubaho, amafaranga kayanyambura. Nigarara ubwenge yo kugura ikintu nta mubwimbi mwereka namaze kubigura. Twaje gufatikanya wenda turubaka inzu irarangira, inzu tutarayimara mu mwaka tumaze kuyimukiramo.
niba urumva yakoraga ibyo bintu mukuru wanjye avuga ayo magambo amara nk'ibyumweru ataraza ahazi yarambwira ati ndashaka kutugurisha inzu. Ndamubwira nti mbwira impamvu, wowe ntago wamubaza iyo mpamvu. Arambwira ati ntushinzwe kumenya ibyanjye. Se niba ntabishinzwe ninde muntu bishinzwe? Ati ntushinzwe kumenya, icyo ngusaba nuko ugomba kunsinyira nkagurisha inzu. Ndamugera ntago nabikwemerera. Mbibwira mushiki waga mu Mutara. Arambwira ati ntumwemerere. Ndamubwira ntago nakwemerera. Amara icyumweru urumva naryamaga mu buriri kwa kundi umuntu yaje nijoro saa 8 kwa kundi akavuga ati na n'ubu ntoreme ntago ndibyemere. Urumva ikintu nakoraga kwari uguta nkubita nk'inkokora mu buriri kagukubita yindi ya kabiri akaguhirika nkikubita hasi. Nkongera nkabyuka nkaryama ncurame nkareba hepfo ukujya kumva nijoro kumva gusekuye ikigeri umvira wande singukeneye. Namwese wambwiye ikibazo ufite basi kuko kugurwana gutya ntago bifite ahantu bizatugeza. Urumva nakomeje kumwangira bigeze igihe rwose ansora mu cyumba. Ndavuga rero singiye kujya nkubitwa imigeri ankubita izo nkokora, reka muhunge njye mu cyumba cyanjye wenda zisubiraho. Niko natekereje nawe kandi ko wabitekereza. Ndavuga ndizisubiraho wenda twice tubiganire turi cyo gukora. Nagiye mu cyumba mamutije umurindi rero. Bamutije umurindi arerura. Vuga ngo arerura. Arerura. Nyuma yo kwerura aravuga ati umuntu ntago namubana hano muri inzu bikimeze gutya. Aravuga ati noneho reka ngusange mu cyumba nkwiciremo noneho kugira ngo nyigurishe. Yarambwiye ati nzayigurisha utakiriho. Ubwo nibwo nabyukaga mu gitondo ngiye muri douche ndinjira ahita nyinjira kwa kundi utarakinga. Urumva ni nyambaye igitenge mu mabere nyiva muri douche ahita kinga n'urufunguzo mu cyumba. Urumva ntiyajyagazamo kandi twe tumaze amezi 8 mba mu cyumba cyanye naba mu cyumba kiwe atahaha atamukoza hehemba atakintu kimwe yakora mu rugo gusa je nkiyeranje kandi nkabiceceka. N'abakozi n'abarumuna be babaga mu rugo nta n'umuntu najyaga mbwira ibyo bintu gusa barabibonaga ariko sinigiraga ngira umuntu mbwira. Birangije rero nibwo yansaganga mu buriri mu cyumba aho mu gihe namubonye numva ndikanze ngize ubwoba ahita ambwira ngo sezera ku buzima bwawe uyu munsi. Bonajya ngo sezere ku buzima bwawe bwa nyuma uyu munsi nge nawe turi kumwe. Numva ngize ikintu cy'ubwoba ariko nihagararaho. Ndamubwira none se ndasezera bwa nyuma hagiye kubiki? Yesu ko ari we niko namubwiye kandi koko Yesu ari ujya gupfa agiye gupfa abwira inuma ze niwe bafashe igihe cyo gusangira baragabura barasangira kuko igihe cyo gutanga kwa Yesu cyari kigeze. None se wowe uhindutse Yesu? Niko namubajije. Wowe ubaye Yesu ko uri umbwira ngo nisezere ku buzima bwanjye bwa nyuma? Ibyo mbabwira n'ukuri niko yambwiye. Nagira ngo usezere ku buzima bwawe bwa nyuma uyu munsi nyine nawe turi kumwe muri iyi nzu ndetse. Ndamugani rero nanjye mubwira mu magambo arabya ngo mvana utwo tugambo twahita njomba kwa kuno umuntu akujomba urutoki akaguhikira hirya iriye. Ndisetsa ariko biri mu bwoba ndariko koko ibintu ukora nibiki. Arambya ngo mvana utwo tugambo twawe kunara mu utwo tugambo twawe wivugisha sezera ku buzima bwawe. Ati uyu munsi ubwo impapuro zo ziyonzo narazikuye mu nzu narazikuyemo ariko afite amafotokopi yari yarakoresheje. Nari arambwira ati ushobora kumpa ibyangombwa by'inzu? Ndambya ni ibyangombwa niwe ufite kubona worora mu cyumba. Ndambwira ni basi reka nsohoke ngiye kubiguha. Arambwira ati ntabwo uva muri iki cyumba ushobora kuma ibyangombwa by'inzu. Ndamubwira ni reka nsohoke ngiye kwera mu cyumba cya kumvaga amaze kugira ubwoba ntangira gushaka umwenda wo kwambara ahita nkurura. Arambwira ati hagarara ushobora kumpa ibyangombwa by'inzu? Ahita ajya mu mavarisi atera hejuru ajya muri garderobe hose ibintu byose nikumva yaturaga hejuru arimo gushaka ibyo byangombwa. Uwo munsi ni nk'akana hari Imana yari yakoze mbyuka mu gitondo numvisha umutima umbwira ngo ibyo byangombwa bikuremo. Urumva naraga mu cyumba cy'abana ndabifata ko kundi matora iba yaracitseho hano umutima urambwira ngo fata ibyo byangombwa kandi ibyo baga mu ivarisi hejuru ngo biseseke munsi ya matera. Mfata ya matoro ndayubura hamwe yari hashanyutse mbisesekamo. Nkimara kubisesekamo nibwo yinjiye. Ndamuganira reka je njye kubiguha biri mu cyumba ari urara. Arambwa ati ntabwo uva muri iki cyumba. Ndamuganira reka njye kubiguha niho biri. Urumva na matora yitera hejuru arareba agiye kuhagera aravuga ngo nako ngo nano nshaka kwirwandwana n'ibintu urama ibyangombwa. Ndamuganira ko se waretse ugatuza ukambwira ikibazo ufite tukagikemura. Nyivuga uko yahisa nkubita akantu hano. Urana umuntu ahantu hababaza cyane. Nukuvuga ngo yakubise gutya rimwe.
numva ubwenge bwise busa nk'uburebye inyuma nahise ngo ngaramye ku gitanda kwako nkitekereza kubyuka ngo nambare sa nkusubira inyuma ku gitanda kuko ugendesha umugongo uryamye abayisa yurira ku gitanda wanyurira hejuru ndamugana se wamba bari bukareka ngasohoka ariko umukozi we nari mfite yarabize kuko yakunda kumva kenshi turi kuvuga ayo magambo kenshi noneho umukozi azaba hafi y'idirishya ndamugana wamba bari bukareka ngasohoka nkanambara kubona nta nambaye urumva ni nambaye wazi kuko nari mvuye muri dushe noneho akizamuka ku buriri ndamugana wamba bari bukareka basi reka ngo ibe byangombwa mbiguye ndamugana imbabara mbiguye arambwira ati wabinyimye kare urumva yankubise koko ni yankubise ivi nahise ngo ngaramye akagatwe gakubita hano ku kinuze k'igitanda numva ntaye ubwenge ariko ndakomeza numva ngifite gutekerezamo nsa nkuzamuka n'umugongo ku buriri koko ndushaka kuzamuka ku buriri nkizamuka we yahise aza hejuru yanjye ahita amfukama mu nda akinkimara gupfukama akimara kumfukamaho ahita arwana afata umusego arwanya afata umusego nanjye urumva niko narwanaga mfata hejuru arwana wunigisha urumva yanyicaye hejuru amaze kunjya hejuru no muntu kwicaye hejuru ukuguru kumwe kuri hari unda kwicaye kunda ahita afata umusego arwana wunsindagira ku munwa none uko kunda arwana wunsindagira ku munwa niko urumva nanjye ndi kurwana nshaka kumufata urumva aho nakoraga hose niko ndetaga muri inzara hano hose mukoze nka muri inzara hano hose ngoze urumva ndetaga nanjye shishimura kwa kundi wumva nyine uri gusamba kubw'Imana ngira kurya nkubita akaboko kwidirishya mfata rido ndayikomeza none uko ndi kumva ndi kubura umwuka ni nk'Imana ni marayika washikuje ya rido kuko ntabwo ari nge wabikoze umukozi abarabibonye avuza induru akimara kuvuza induru urumva nageze kuri kakuka kamwe kanyuma umuntu anyicaye hejuru n'umusego umukozi abavugije induru hafi hari abantu baciye ku bari baciye ku nzira twari duturanye barabyumvije mu bati sinibiki timutabara umuntu umugabo yisha umugore abarinjiye abantu baraza hahita haza umuyobozi twari duturanye kuko ari akiri mu gitondo saa 12 aravuga ati nibiki baraza barakomanga we yese asohoka mu cyumba nsiga uko nguko urumva naguye uko nabaye nk'umuntu warabye ahita ajya mu cyumba cyari fungirana akimara kwifungirana umuyobozi urumva yahamagaye abantu bahamagara ku murenge baraza bazana polisi ya Gisozi niho twari dutuye urumva binjiye bansanga mu cyumba uko nakabaye ariko reka mbabwire uyu muntu utera umubabaro umuntu kageze ubwo kwambika ubusa nakundaga uriya mugabo nubwo yankoraga biriya bintu byose naramukundaga nkamwubaha nkamubikira ibanga singira umuntu ubwira biriya bintu byose yankoreraga nkavugana hari wenda Imana izamurukura ariko we aranga nkuru ubwo bugome urumva abayobozi baraje polisi ziraza baraza barinjira baranyambika bafata igitenge barankenyeza barambyutsa nenazanya amaraso mu maso ariko Mana n'umubyeyi umuntu araguhemukira mwarakundanye kibaza niba ari we bikakuyobera kabona ibintu umuntu agukorera ukibaza uyu muntu ni we nageze igihe ndibaza ariko se ko batubwira ngo hariho amashitani hariho abadayimoni hariho na satani uyu muntu akoze mu gihe uyu muntu ni dayimoni arenze ubudayimoni uyu muntu se ni umuzimu arenze umuzimu uyu muntu se ashobora kuba ari satani wambaye ishusho ye nkagira ngo niwo ndi twashakanye bijya bishyikira umuntu ari we wese hari igikombe unyweraho cyangwa se igikombe ugeramo ugasenga ukabona ibintu byose ntibiri kwemera ukibaza se nimva mu rugo nkagenda byo biritwa ngo iki bibintu kwa kundi dupfiramo ukavuga ateka mpfiremo wenda zahinduka ariko byarangiye byari bimviriye mu rupfu hagati urumva twaje gutandukana abayobozi baraje baratubaza baramfata
banjyana banyicaza hanze banzana amazi ndanywa nagira ngo mbabwire umuntu wari we wenda dusoreza nari mbabwiye ngo mureke kwizera abantu cyane mureke kwizera abantu cyane umuntu nakubwira ngo azakwica uzamenye ko azakwica umuntu nakubwira ngo ndakwanga umenye ngo arakwanga umuntu ni umuntu ahishe byinshi umuntu nakubwira ngo ndakwanga niyo nkurebye numva unukira abakwanga nubwo wavuze ubuguyiguyi nubwo waririmba indirimbo zahe abakwanga natinyuka kari kuvana bakakwereka ikimenyetso kimwe bibiri bitatu nagira ngo mbabwire iki kintu ntimuzihangane nkuko nihanganye kandi simbabwira ngo nimurekura aka kanya ariko nubona ibintu bibiri bitatu bikwereka ko uyu muntu ashobora kugira nabi uzava mu nzira ugende kuko ubuzima burakomeza ubuzima ntago bukomeza se ubusakanye simba narapfuye ariko hashimwe data wandinze akandokora amaboko ye uwo munsi naramurokotse ntandukana nawe ubone mu gice cya mbere ntandukana nawe nshaka ubuzima n'abana twenyirwa n'ingifite abana babiri mara imyaka 2 n'igice naratandukanye nawe hafi 3 nyuma y'itatu rero nibwo ngiye gusanga itorero aravuga ati narahemutse ariko yanzu ahindukiye yaje kuyigurisha mu ncamake yashatse ibyangombwa nyine arayigurisha arayirya ariko ntacyo byamumariye ndastaragoringa n'abana nakodeshaga n'ubitaga mu budurira nari nkiri na muto cyane rwose no mu myaka urumva nari mfite umwana w'imyaka 2 n'igice ishyira muri 3 mutoya undi yaragize 4 n'igice nawe ntangira kwinjira muri uwo mubabaro ntazi ngo biravahe birajyahe ariko Imana ibana nanjye ndakomeza ndarwaza imyaka 3 igiye gushira nza kubona amafaranga ngura ikibanza sini ikibanza cyari kirimo inzu uwo twaje kukibura nawe yari umudive twasenganaga ari umupastor twasenganaga nawe ambera bihemu inzara yindya ariko byarangiye nyibonye nawe urumva muri icyo gihe narindi muri izo manza ari umupastor nimwihangane ndasoje nibwo we yaje kunsaba ngo dusubirane mu gusubirana kwacu rero urumva niho haje kuba ibyo bintu bya kabiri bibi cyane kurushaho ntagiye kure cyane y'ubu buhamya kuko amasaha yatujyanye nababwira ngo mwirinde mubere maso ibyanyu n'abanyu yaba ari abagore yaba ari abagabo kuko ntaho satani atari kwinjirira iyi minsi satani yasabye ngo iyi minsi satani sinzi umwuka yasutse mu bantu wo gusenyera abandi babyeyi bagabo gusa nagira ngo mbwire ababyeyi bihanganiye uburibwe n'umubabaro n'ubuzima bwose soreza kuri aka kantu wenda ubutatu uzasubira Imana nibishaka ubwo muri icyo gika cya kabiri dutandukana aho ngaho akabiri yavuga ngo yasize atankuye amenyo yajyaga asa nijoro akamenagura ibintu byose byo mu nzu kajya nko mu kabati gafata amateremusi yuzemo nk'ibintu agakubita ku gikuta bigaturagurika uziteremusi uyikubise ku gikuta umva ituruka nka mine kandi akagikuta ku gikuta nijyamyeho kugira ngo mbyumve ndakarenze tube twarwana akora ibyo yashakaga ariko Imana ikambwira ati ntukine ntuvuge ntusakuze guma aho ngaho arabikora ukwezi abikora amezi 2 abikora amezi 3 ku bwa kane rero yaravuze ati ibintu nkora nago byoroshye uyu mugore ngomba kumusanga mu cyumba ngamwiciramo cyuma nararagamo cyabagamo urumva umwana yarabyiranye mukuru wanjye naramuzanye nawe yabaga mu rugo yararaga n'umuhungu wanjye mu cyumba nararagamo nabanaga n'umwana arabereye anko we n'umukobwa wanjye urubyumva nene nashize mu bitanda 2 nkavuga nti abana bazarara hagindare hariya ubwo mbere yo kozangira hazabanza bahingukireho abwira abana rero najya kujya nko muri douche bagagara kuri douche bakaza bakandina umwe afite ikimamiro undi afite umwuko bitewe n'ibintu wabonaga tinaza turamusekura abo bana bose wumva ari uwo yabyaye ari n'abana bereye anko umwe hagara kuri douche ndagagara kuri douche abagiye kwiga bagiye abo twasigarana gati umwe agahagara ndagahagara nkoga nkambara bagaga ku rugi nkoga nkambara nkagenda ariko ndagira ngo mbabwire ibi bintu ku munota wanyuma ajya kuri ibyo nusoreza kuri aka kantu kugira ngo tugende dushunguze uburyo umwete ibyo bintu byose yaremenaguye byo mu nzu ni ibintu umuntu yaba yampaye urumva nta kazi nari mfite gihe urumva hagati aho numva nibwo nkimara kubyara abantu banzana amasukari abantu banzana amata akabifata byose akabimena ibihiye n'ibibisi akabimena akafata nk'amata
akayatobora agasohoka ahantu azarangirira akajugunyaho, agafata nido bazanye akayimena ahantu irangira akajugunya igikombe, gafata umuceri akagenda aho urangira akajugunya, yaheraga ku cyuma ndyama kugira ngo nimba isohokeraho. Urumva ntabyo yabaga yahashye. Noneho uburakari buzamuke, nkabwira Imana ngo Mana nibi na bari bantu banzaniye mbigenze gute? Imana ikambwira ati ntuvuge. Ikigeragezo nta muntu usakuza, nubona ibintu bikomeye ntuzasakuza, uzafuka musenge. Niko nsorejeho, ibindi tuzabivugana ikindi gihe, muzabukurikirana ubuhamya bwanjye muzabwumva. Haleluya. Ariko yaje kugenda mu ncamake, yafashe ibintu byanjye byose, umva byabaga mu cyumba kiwe, arajugunya, aratwara ibyo yatwaye arabijyanye, ibindi byose agenda ajugunya muri toilette yo hanze. Sigara nambaye ikanzu y'ijoro na kamambiri. Urumva nabayeho ntide imyenda mu gihe ntarakabasha kubona ubusohoka, ariko ndashima data akajya yambika abantu. Haleluya. Ndashima data, ndashima data. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibahe umugisha. Najya ngo turimba ni indirimbo ivuga ngo hari ibyo wankoreye Imana, hari ibyo wankoreye. Mwihangane mumfashe tugasoreza aka kantu. Umutima wanyu utazibagirwa, abaririmbyi mumfashe, wankoreye. Umutima wanyu utazibagirwa, hari ibyo wankoreye. Umutima wanyu utazibagirwa, hari ibyo wankoreye. Umutima wanyu utazibagirwa, hari ibyo wankoreye. Yesu wanjye wanyu utazibagirwa, Yesu mwami, hari ibyo wankoreye. Umutima wanyu utazibagirwa, hari ibyo wankoreye. Umutima wanyu utazibagirwa, hari ibyo wankoreye. Umutima wanyu utazibagirwa. Murakoze cyane, Imana iduhane umugisha, tuzasubira.